mwene data mukundwa, inshuti y'umusaraba, umva aka gakuru gashobora guhindura ubuzima bwawe. Umuntu yaragiye, yarari mu modoka, atwaye imodoka, noneho aragenda akora accident, arahanuka, ava hejuru y'ikiraro, aragenda agwa mu giti, yarasimbutse adashaka gupfa, agwa mu giti. Agwe mu giti cyari cyegeranye n'urutare, abona agiye gupfa, noneho arataka. Yari umuntu ukijijwe, arataka cyane, yari umuntu usenga, aravuga ati Imana mfasha, Imana mfasha, Imana ntabara. Noneho Imana iramubwira, kuko yarafashe ishami ry'igiti ryenda kugwa, Imana iramubwira ngo rekura iryo shami ngufashe. Ati Imana ntabara, ati rekura iryo shami ngutabare. Abanza kujijinganya, aranga. Imana iti nutarekura ntabwo ngutabara. Ariko igihe kigeze, abonye n'ubundi byose ari hahandi, umva nkubwire, ararekura. Aragenda yikubita ahantu ngo hari ibyatsi byiza, mu byatsi byiza cyane ntayagira icyaba. Nawe reka nkubwire, umva nawe hari icyo ufashe, ariko banza wumve, wenda hari nawe wiziritse ku cyaha, wiziritse ku cyubahiro, cyangwa se simbizi, wenda uri kuvuga uti mfite umuryango ukomeye, mfite umugore mwiza, mfite umugabo ufite amafaranga, mfite se abakomeye niringiye bazantabara, ariko ndagira ngo nkubwire, aho ngaho hose uri kwibeshya. Reka da, rekura ibyo byaha urimo, rekura ibyo bindi ufashe, rekura ikikubuza kwizera Imana. Umwami Yesu arashaka kuguha amahoro, yapfiriye ibyaha byawe ku musaraba, arabibambanwa, yabishyize kuzimu, aragira ngo gusa umwemerere yinjire muri wowe, kuva ati ari kukubwira ati dore ndakomanga, niwemera ugakingura umutima wawe, ndinjiramo dusangire. Emera wakire Yesu Kristo. Umva nkubwire ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi 121 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ngo ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo gutabarwa kwanjye kwava he. Ku murongo wa kabiri hakavuga ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka honyine gusa. Haleluya, Imana ishimwe. Umva inkuru nziza niyo ngiyo, gutabarwa kwawe kuzava hariya mu ijuru, ku Uwiteka Imana, nta handi. Ndagira ngo nkubwire, byizere kandi nubyizera birakubera uko nguko, urabona amahoro, urabona agakiza, yewe nicyo kintu cyendaga kuguhanukana kiravaho, uragwa ahantu heza cyane Imana yaguteguriye mu izina rya Yesu. Amena.